Ndi Papa Sava. Koko azajya byuka uri kuri telefone uragira uturimo gufata ibintu uzinga urugira ute ibintu urabijyana urakora ibintu hano mu rugo ubijyana uravuga ngo uri kubijyana hasoni fata ibintu byose ubijyana ukagira ngo urashaka icyubundi nyamara urashaka kamuna nagushatse wiki nakubwiye ngo ntundamukire nawe ntundamukire rero wandetse ko nta mahane nshaka gutera muri uru rugo nkigendera amahane nanjye ariko nta mahane naguteye hanyuma niba nta mahane uri kuntera ibyanjye urabishaka he ibyawe se wabiguze mu mafaranga ukuye kwa nyoko hari amafaranga nigeze nkwaka kugira ngo mbigure hanyuma iyo wayakuraga he amahoro wa mugabo we njye mfite plani zanjye nibereyemo ndeka njyenyine mbabarira ndeke njyenyine nifite ibyanjye ndimo wintesha umutwe kandi rwose ntitubite ikindi kandi wibuke yuko ndi mukuru nzi ibyo ndi gukora nanjye ndakubwira noneho ako Papa Sava wamba bari ukampa amahoro ngo rindira abagiye kuza baze uvuga iki kujyanye asore make wanahuruje nahuruje nyine nahuruza se wowe wifata uvuye mu rugo ugende abantu batazi iki kujyanye hanyuma ugiye ukakora impanuka ukaba wanapfa wagira ute ntabwo baza hano kunywa icyo bashakaga nuko bamenya yuko ngiye ubabwira iki kujyanye bite mwaramutse muri gutora mwaramutse pasite Sava mwaramutse muraho dafi muraho neza umva mwitsohoza aho mwahere mutsuza ntabwo bihagije icyo bashakaga si uko babona yuko ngiye bamenya n'ikikujyanye ariko nawe ndimbati nawe dafi nawe abantu baje iwawe urabukumwe fasha ibintu ndagiye ndumva ari cyo umugabo yifuzaga ntabwo ibyo bibareba ese Papa Sava ariko se mwoka byara bitureba ntago Mama Sava ihangane mubahe n'abangane abantu bamenye ikikujyanye ntabwo ari basangira abantu nicyo baberaho abantu nicyo baberaho nicyo kituzanya ariko ndavuze ngo nta gahunda nimwe mfitanye n'abaturanyi bawe wowe se ntabwo mwasangiraga agashungo kawe na dafika kakarakane kashize rero noneho nta kintu ukura reka nzamureke ariko Mama Sava nicyo abantu babereyeho we ihangane simfite hejuru y'imyaka 18 yego sinemera gukora icyo nshaka rwose sinemera genda usimbuka ntabwo wemerewe gukora 18 ntiwemerewe gukora ibyo ushaka ntabwo wemerewe gukora icyo ushaka ntabwo byemerewe rwose noneho wemerewe gukora ibyo ashaka ngo yemerewe gukora ibyo ashaka ntabwo tubana turi babiri se oya ntabwo byemerewe ngende kumubwira nta nubwo namubujije kugenda amaguru yawe naho ujya ni iwanyu cyangwa ni kwa bene wanyu ntabwo mubuza ariko abavandimwe abaturanyi abazimyamuriro bamenya ngo umuntu yajyanywe n'iki niba ari njyewe munyamafuti banenge niba ari wowe nawe ugende ntawe ugutangira n'ubundi mu rugo nk'itungo urakumva ndimba ntabwo nabikekaga uru rugo rwa Papa Sava ntabwo nakekaga none se Papa Sava abazimu bateye ndashaka kukubaza mbaza ndagusubiza ukubisa umugore aya mahane yose ko nyagasani Yezu Kristo na Bikira Mariya ngiye Papa Sava mu mategeko asigaye ariho ibitugenga ngiyewe ndi umuntu wo gukubita umugore ndihanira se umugore se n'inka barahambiriye imizigo yose nta kintu sibyo ndimo kuvuga ubwo se nari kuba mbahururiza iki iyo mba namukubise urumva mba mbahuruje mbabwira ni none ngingira umugore sinzongera siko bigenda none se ndababwiye ngo mumwinginge ndavuze ngo ni mwumve ikimujyanye hanyuma bamuherekeze niyo mongana wenyine agende oya mureke kuvuga amagambo akomeretsa mwitonde tubanze twumva ibyari no kuvuga ngo nshaka ndeke ngende nta kibazo ndashaka ndohoha ndakora ibyo ushaka bibi byose ariko umpa amahoro nigende ariko se muri nukuri uravugisha ukuri mu minsi reka duhere mu minsi ngahe mu minsi nk'ine
uyu mugore nta kibazo mufitanye ubu aragiye arikoza aragiye nta kibazo mufitanye akoze pasiteri murabara iminsi nk'ine ntimubare n'ukwezi rega ngo uyu wahagaze uyu munsi ni turi kuwa gatatu se uyu munsi ni turi kuwa gatatu umugabo yagukubise uretse rindira ntituri kuwa gatatu si by'ubwo muhereyeho mushaka ahabanziriza si kuwa kabiri ahabanziriza si kuwa mbere ahabanziriza si ku cyumweru ahandi si kuwa gatandatu reka duhere kuwa gatandatu mwumve ko nta n'ikibazo gihari ku cyumweru twagiye gufatira irembo uriya ni Mukakamari ku cyumweru twagiye kumufatira irembo nari kuba narwanya n'umugore twatonganye wenda kuwa gatandatu cyangwa hari icyo dupfa hari icyo namwimye akamerekeza tagisimana akadutwara yego icyo gihe nanyweye akayoga ariko nanywa akayoga nzi ko naje dutebya kereka niba narayateye wenda nkamutera umugeri w'igituza turyamye nayateye hese nta ndege ko nateye amahane si kuwa gatandatu no ku cyumweru kuwa mbere yabyutse amesa aramesa imyenda yose yacu y'imbere n'iki ngeze aho ndamubwira ni uwo mugongo wagumye gucika n'iyange irimo ni uwo mugongo wagumye gucika iyo yumye y'amatisi izananye guterera ipasi ntera ipasi turateka turarya ubwo ntidukubise kuwa kabiri kuwa kabiri ejo twiriwe twufurura aha ngaha hari ikibazo wabona dutebye turufurura turatebya tuvuga kuri uwo mukobwa wafashwe irembo ukuntu yari abenzwe kabiri akaba yiboneye umugabo pe cyaradamaraye ni mama uzi kubengwa n'uzana nyakwigendera ukibonera cyaradamaraye nuko ibyo twabyiriranyemo arangije arateka ararya nanjye mfata gitari yanjye ntangira kwiyandikira uturirimbo akageza akantereramo ibango anereramo ibango ibiryo birashya turarya ntimwatongana sejo kuwa kabiri bigeze saa 7 twarangije kuko twariye nko mu masaa 6 arambwira ati mukeneyeho akantu nagaki nakwima umugore mwiza umuntu umaze kuririmba nta munaba agira ati ndashaka kuma 20,000 mfite ikintu cyihutirwa nshaka kubigura urayamuha 20 ntabyo nari mfite byose namuha amafaranga 16,000 navuge yuko noneho yayagaye akaba ari yamujyanye ariko se yari kuyagaya kandi icyo yari ayanyakiye cyari gifitiye urugo akamaro yaramanutse pfiriya kuri busheri aragenda agura inuza iriya nyama y'ururyamiro agura n'ijaki ubwo yari agashaka yashakaga akaboka urumva araza aha ngaha arabanza aratogosa tutumira ku mufu hakiri kare nka saa 11 ubundi arakaranga arafiritiriza ye saa 12 n'igice byari bihiye bigejeje ku meza arambwira ati rero turye kare bituyoboke kare ndashaka kwiryamira kare saa 12:40 twari twatatse yanguriye n'akawayini ngo kuturahure sinzi kugenda bakagusukiramo yakazanya mu gapipiri kuko urumva 16 n'ibyari kuvamo ibyo biribwa bivemo n'ibinyobwa ati kamwe mugabo mwiza ntiturangije kurya haciye nk'iminota 30 y'ingahe uyu aseka rwose amwenyura neza niyo wagize gutya mfata akaboko nisabite kandi ngiye nkagira ngo ni ikindi ati papa saba ni ati tujye mu cyumba usize ikibanza cyawe bikoye byaba ari ibyo ngibyo ari umuntu nakubise tukajya gusiza buriya ndimbati ndabanza nkumva nagukurikiye kandi nawe ndamureba mu maso buriya ndakureba nkamenya ikikurimo papa sava nabyumvishe ibiki ndimba ariko bibaho yo ni ukwihangana ikizi oya ni ukwihangana ya ndabihangana papa sava sindimba ati ubwo oya katwumve buriya rero mubwire pasiteri mujye mutega amatwi munumve musesengure mwumve iryo siza ry'ikibanza rero niryo ritagenze neza ubwo se mwe nimo byumva se urumva
nyine oya haraho tudahuza tudahuza none se papa sava wakoze uko ushoboye ukora mu mitana wibwira abatanazi cyangwa wagiye nyine wateje akajagari ariko niko bigenda na imyaka none se iyo umuntu akura utekereza yuko abasubiraho ubu se abantu bose si iyo myaka bucya ba nyiramama wanjye bahambira bakagenda nk'ibi ndeba aha ngaha oya aho ntabwo twahuze ubu se bamaranye imyaka ingahe b'abantu mumaranye imyaka ingahe papa Sava 18 ngaho ubu se imyaka 18 oya ariko rero murimo muranasegura ibitasegurwa ibi bintu se ko bimaze imyaka amezi anaha ibi bintu biguzwe bimaze amezi anaha amezi anaha biguzwe nibyo byatuma duhita tugenda ahubwo se umugani kugura biguzwe ibi ngibi ibi byo biguzwe ese ubundi ibi ni ibi ibi buretse mubwire dore uko byaje buretse eza amasafuriya angahe ko mbona ari mashyashya si ngayo amasafuriya 3 si mashya rwose nagiye kubona mbona umugore aragiye urumva agiye kugaruka agarukana amasafuriya mashya manini nk'aya yego ndayareba ndayitegereza noneho sinirwa ngira icyo mubaza ngo mubaze ngo ayo masafuriya bite ahubwo njye ubwonko bwanjye bwanjyanye ku cyamara ndavuga ni kumbe umugore wanjye yabonye mparanganya muri ibi by'akabari n'iki nawe agize igitekerezo cyo kujya wenda atekera ubukwe cyangwa abashyitsi za aniveriseri n'iki byose ndabitekereza rwose mpita numva n'umutima wanjye ururutse ibyo ntawe wabimugayira rwose urumva ndabyihorera haca wigiye aragenda azana iki kintu nacyo nkikibonye ni wa mugambi ni wo koko ntagiye kuyishinga uzi ko iki ngiki bagitwaramo ibyombo en general nacyo sinagitindaho urumva haciye iminsi garagira ati ndashaka ameneke aramara iki singa amasahane si mashya se si mashya hari yaririweho ubona ni mashya arakugenda yazana amasahane mashya amadongo yakarye azana amafurusheti azana ibintuzi noneho ndavugana ariko se ubwo rero nageze ndavuga ni ibi nagenda akazana rimwe mu byumweru 3 ubundi mu ukwezi n'igice iri niki ndamubaza mubajije arambwira ati ariko uhora mu bintu bya antikite byanuza bya kera ati ngewe shaka ibishya ndavuga se ibishya ko biriya nabyo ari bishyashya ati genda ntese kuzanye niba ari ibishya ninjye nakeka ko ugiye gushinga resitora cyangwa ukajya utekera ibirori nayo mafurusheti ry'5 nayiki atari ko ndeka ninjye uzuze uko nzajya nyategura urumva mbirekaho rimwe haza abashyitsi ahangaha nanjye navugana ariko mama Sava ni nyamunazana ya masahane tuyangure ntuze kuyazana tuyangure ati mvira ku byombo kuki azabimaze iki ati mvira kuki hari abashyitsi kubyo koko oya ubwo twavuganaga nyine bataraza ariko turi kubategurira nyine ndavuga ni mu byongorerano ubwanyu hari buza abashyitsi bari batarahagera nibwo namubwiraga ntitubyange komeza nyuma dore abagore simwe muzi kureba imyenda singiye sinari amabaze gusa amabaze amawagisi superi wagisi dore ribaye urumva yadeheba n'amavuta yabonye amavuta atari ahitaga bwa shirini kera aragiye aguze ibyambarwa ndabona ari bishya ntuyireba nimba erega atandukanyije ibishaje n'ibigize ibishaje birimo n'ahariye hari ibyo yazinze keretse amakariso n'amasutiye ibindi ntabyo yazinze ni mama mugira ngo ndabeshya ntabwo ari n'ibi gusa injira mu nzu pasite
ukate muri saro uze muri iki cyumba kiridirishya harimo mare ipakiye ifunze itya ibiryamirwa ibyiyoroswa amasume bishya bibyagara mu gitondo rero nibwo nagiye kubona mbona ari kugira gute arasohora kimwe numva ahamagaye ngo tagisimeni uri bumutware telefone yindi nayo niko irimo guhamagara nk'inshuro imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu amubwira ariko kutitaba abantu ngo nibikureba arashyashyana ndavuga ngezeho ndamubwira ugiye ngo ndigendeye urigendeye gutyo ugiye uteze ujyanywe n'iki se ujyanywe n'andi ngo ibyo ntabwo bikureba niko nabahamagaje nta ibyo kuvuga ngo wenda ngo nakuye ibumba ngo ngirane keretse niba ajyanywe n'umubyizi reka nkubwize ukuri ndimba kereka niba ajyanywe n'umubyizi nawe ibumba narikuye ndigeze ejuru ndarikubita neza rishyiramo amazi ikibanza ndagisiza neza niriya mvura imaze iminsi igwa ko nazanye na kimwe gitsindagira ntawe imodoka yanyerera se ko nahakamije ahunze umubyizi yewe ahunze umubyizi ibintu iyo bibaye byiza bikarenza urugero nabyo biba ahunze umubyizi nyine watsindagiye yewe wese wageze umutsindagira ubunyerere bushiramo hanyuma si ibyo tsindagira tumaranye imyaka 18 ngiyo ya telefone si ngiyo ubwirongeye wikupye iyo telefone mama sa arayikupye kanze ku ruhande yayikupye nawe nakupye ariko nubwo bibareba ibya telefone yanjye niyo telefone iyo telefone niyo iri kumuhamagara buri kanya agakora ibintu hutihuti ndimba nge wavuze ngo uragiye bereka iyo telefone nibasanga atari guhamagaye inshuro enye eshanu ayikubye kangahe ntayikubye ako telefone ni yanjye papa Safa ntabwo baraje ariko bongere banahamagare kugira ngo nawe yamagaye ahubwo ngaho nabaye reka nkubwize ukuri ndimba nayiguye cyangwa y'umugore mugenzi niba iyi telefone ari icyo kibazo yizana iyi telefone si yanjye ni yawe papa Safa ntafite telefone yizane niba ari cyo kibazo yizana imara amazina papa Safa enda yitaba si uyimaye hari ubwo nyimwatse ngo birabe icyaha yitaba okay haro ariko uko sheri tuvugisha ukuri sheri uko kuri hehe mana yanjye ibaze ko duhagaze n'abantu bose abakecuru abasaza bose turi hano ku murenge niwe bategereje ibaze ko na wa musore nta mugabo ugiye kudusezeranya ari kutubwira ngo ninda gato ngo aduca amande y'ibihumbi 100 kubasezeranya sheri ubu tuvugishije ukuri 100 kandi uzi n'ukuntu ibintu turi kubikora wambabariye kukaza uri hehe kuko naguhamagaye inshuro nyinshi ukaba utari kumfata haraje ni ku murenge gusa mugiye turagira ngo dusezerane ni wowe uri kumwica bamuhereza telefone tuvugane sinzi ibintu arimo niba ari no kwitunga sheri bari kugushaka sheri azabikorera mu modoka sheri ibyo ni ibiki nese ufite ubukwe niwe ufite ubukwe cyangwa n'ubu ugiye gushyingira nese papa Safa ibi nabyo ariko ntabwo ari nese niba mufite ubukwe muri famiye ukaba utabizi ibirongoranwa bikagurwa none se bagira ubukwe muri famiye barangiza bakavuga ngo ngwino ngo baraduca impuzu urumva wenda ni muri umunawe bavuze sheri oya yaranavuze ngo wa mupaseri budusezeranye reka mborohereze kugira ngo mundeke nigendere ko ndi kwihuta sibyo mfite ubukwe bwanjye yewe mama Safa mfite ubukwe ngiye mu murenge nimva mu murenge ndajya gusezerana kwa pasiteri uyu munsi ndarara mu rugo rw'umugabo uyu se nigi sibyo nakubwiraga niko ndimba je ntabwo mbabwira ngo ibisazi byateye ahangaha none se umugore ajya gushyira aharika abagabo none se umugore aharika abagabo mugende gake mwese hari ahandi mwabibonye mugende gake ibintu umugore umwe ku bagabo babiri ibyo bintu ibintu bihinduye isura mugende gake uti papa Safa subiramo mfite ubukwe urashaka invitation nguhe invitation nibwo ariko se uravugisha ukuri n'ubukwe bwawe ni ukuri kw'Imana n'ubukwe bwande se wowe nande jewe ngiye gukora ubukwe papa Safa mama Safa waruzwe bwa mbere mu buzima bwanjye bwa mbere mu mateka yanjye ngiye kuba umugore kuko wamfashe nk'ingegera wamfashe nk'indaya mu rugo rwawe ntago nta na rimwe wigeze utekereza kungira umugore uyu munsi nibwo ngiye kwitwa uyu munsi ngiye kwitwa umugore urumva
ubundi wari iki wari iki ubwo yari indaya ese nimubyaranye kabiri Ndimbati ubyumva se ubyaranye n'umugabo kabiri utari umugore we uyu mugabo simaranye nawe imyaka 18 none se wari inzererezi turabizi subiza ibyo nkubajije nyine uri inzererezi simaranye nawe imyaka 18 ndabizi yego hari na rimwe yari yakubwira ngo nibura mperekeza njye kwirega iwabo umugore wanjye hari na rimwe yari yakubwira ngo nibura ndashaka guca mu murenge wowe uturusha ubushobozi uturusha amafaranga ntago wagiye ukwa Marigarita ntago wagiye urasezerana mu murenge ntago wambaye agatimba wowe ntago wambaye agatimba byari bishyushye utagira ngo ni hari no guturusha ubushobozi muri mwebwe yabuze amafaranga yo kujya kunywa iwacu yabuze amafaranga yo kujya ntago aje mundi basezeranyije muri rusange abantu bose hari n'igihumbi baka papa Sava ntago nzasaza nitwa indaya 500 byonyine ntago nzasaza nitwa indaya nkeneye kuba umugore nanjye ngiye gusezerana n'uwabonye agaciro kanjye ariko rero ngiye gusezerana n'uwabonye agaciro kanjye igihe maze ahangaha wishimiye ko ngufurira wishimiye ngo nufiye ibyatsi wishimiye ngo nagutekeye ubuzima bwawe bwose wumva warageze iyo ujya kubera yuko mfite uruhande rwawe none se ubu witwa ntabwo indaya abana ari isezerano ndakwibujije bararisimbura n'abatagira abagabo bagira abana ntuhangisha abana none se ubu ugiye kundi mu bagabo magana angahe ubwo nibwo utabaye ariko hanyuma ngaho nasezeranye kubera ko turabatindi oya wibitindaho papa Sava mfite ubukwe ndagiye wibitindaho umukobwa ugiye gushyingirwa ugiye gusezerana papa Sava kuki ndimba oya ni mumureke ubu ngubu nyine ahinduye asanze umugabo ufite agaciro oya nsanze umugabo wambonyemo agaciro abagabo bose bafite agaciro yakubonyemo agaciro mutarana abana nsanze umugabo wambonyemo agaciro arankwaza imyaka mfite aza abana mfite aza ubuzima mbayeho Ndimba uzi ko ntari pfana oya ubu yabaga muri gato oya ubu impyisi ihinduye isenga ubwo impyisi ihinduye isenga urumva naramusuye ndatinda imyaka 10 maze imyaka 18 ubu si ukurongora aravuga ko arongoye umukobwa yaba ndongoreye ibyo ntabwo bikureba ngiye gushaka ariko rero umugore wa papa Sava mbonye umugabo wemera kunkwa azajya kunkwa iwacu mukanasezerana tukanasezerana ntabwo uzaramayo ntabwo ruzaguhira ruzaguhira rwose waguraga ibi bintu ari icyo ugamije ikibazo se ni ikihe ariko ubu ni ubugome hari umukobwa se ushaka atajyanye ibirongoro ubugome uno se umukobwa yitwaza ibirongorano ariko natuma amasaka nanjye ntabwo nabaho ntarongo ariko genda nawe ntasane imyaka 18 ninoza ngo warangiza ngo ngaho nimugire icyo mumwita nimumwite izina mama Safari atumukwe urabera he umva bamwe jya kuvumba ngaho genda enda fata mutwaza mureke mbabwire tumukana mama Safari humurerwa naho wagiye bungira hose nk'isazi bungira amabyi zirashorera cyane nawe uri mu bamushukaga genda uhirwe nyabusaka bwari ibonye uru ntirwabaho none se ngire ntese uru ntirwabaho mu myaka 18 ubanze mu rugo ubwo ahandi uzamara yingahera ni icicanzu ni ibiki buriya tuzajya avuga ngo umugore wanjye yabaye iki baramusumbakaje ni icicanzu ni ngo harya yaransuye ngo aratinda umva reka nkubwire ni igihomora cyasuye mwishakira amazina mu kinyarwanda ni inzererezi Ndimba nanjye nigenderera ndabona iby'amagorofa komera ibyago bigwira abagabo ariko ibi nta nubwo ari none se urapfuye none se ibi ni ibyago umuntu wakwibwira ati ndishya no nkuviriye aho ngaho nabwo si ibirori si n'umunezero sibyo cyaho icyo nkubwiye cyo umugabo ni umugabo akureba iyo agenda mutahageze nibura ngo menye ikijyanye mu tukazumva n'ibindi n'ibikiri niyohoye yakira reka enda twijyanire gutya nterekeza uko abantu